kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 20 Werurwe umwaka wa 2025 kuwa kane iragira iti Genzura ingendo yawe. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 126 tushimishe iti Yesu tuguhungiyeho.
Haleluya, haleluya. Yesu utwemere, mukiza utwemere, nubwo turi babi tutari dukwiriye kuza imbere y'amaso yawe, ariko utwemere twakiye. Badusome ijambo ry'Imana. Some urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 5 umurongo wa 15 kugeza kuri 21. Aravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Mubwirane zabure n'indirimbo n'ibimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Burya abasirikare bagira ingendo, intambuko yabo iyo bari kuri paredi. Ntabwo bapfa gutambuka uko buri wese yiboneye cyangwa se yishakiye. N'abakristo bagira ingendo yabo. Basabwa kugira ibaranga aho ukwiye kugenda cyangwa se gutambuka, kugira ingendo cyangwa se inyifato yihariye cyangwa se yiboneye. Hari amabwiriza Umwuka Wera, ibyanditswe byera bidusaba kugenderaho. Pawulo arandika mu Efeso ibice 5 umurongo wa 15 kugeza 21, aho agira ati nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Ati kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Mubwirane zaburi n'indirimbo z'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, muyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Isi ifite uko ishaka ko tugenda, abantu bafite uko bashaka ko tugenda, ariko twibuke ko dufite imbago, dufite aho tugarukira, dufite amategeko n'amabwiriza Umwuka Wera yadushiriyeho. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayirwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ntabwo turi abacu ngo twigenge ngo dukore ibyo twishakiye. Bene Data, tube maso muri ibi bihe, buri wese arinde izamu rye, hato tutazisanga dusigaye dukora ibyo isi ishaka, abantu bashaka. Dukwiye guharanira guhora dukizwa mu bihe byose, gukora ibyo ijuru rishaka. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye, turaguhimbaje, turasabye kugira ngo uduhe imbaraga zo kugenda uko Umwuka Wera ashaka, uko ushaka. Uduhe kutuneshereza, udukomeze muri ibihe turimo, ibihe bigoye abagenzi, ibihe bikakaye. Mwami Yesu Kristo, utugire neza. Ijambo ry'Imana ukomeze kuganza imitima yacu, utugire neza. Ibimbano by'Umwuka Wera byongere bigaruke mu mitima yacu. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Shimwe n'icyubahiro byawe n'iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umuseze. Amen. Mwari kumwe nanone na mwene so muri Yesu Kristo kuko bisanzwe, Bishop Apollinaire M.Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese. Bene Data, mwese mbifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.